twirwaneho M23 ziteye ubwoba mu basirikare bose ndetse namwe mu bafashe ingabo za Kinshasa, ubwo ndavuga FARDC, FDLR ndetse na Wazalendo. Kugeza ubu ngubu indege karabutaka ya FARDC yamaze kubitwikwa cyangwa se ishyirwa hasi n'intare za Sarambwe. Ubwo birumvikana bari bari kumwe n'amadubu twirwaneho. Ni ibyo ngibyo byabereye muri Poezero, ariko nanone Masisi M23 ikomeje gutakaza ibice. Gusa kuri uyu munsi M23 yagabye igitero gikomeye cyane byo kwigarira ibice byari byafashwe na FARDC ndetse n'abafatanyije, ubwo ndavuga Wazalendo cyane cyane muri Masisi mu bice bya Gatoyi. Gusa ni imirwano itari yoroshye, hari benshi bahaguye, hari benshi bahasize ubuzima, abenshi bakomeretse cyane cyane ku ruhande rwa Wazalendo. Ariko nanone M23 hari ibice nayo yafashe muri rusange, ariko nanone hari ibice bikiri mu maboko ya Wazalendo ndetse na FARDC muri rusange. Niba ari ubwa mbere usanze kuri uyu muyoboro nshya mu Rwanda, kanda kuri subscribe kandi kuri like n'icyerekezo cyawe ukinyuze muri comment. Reka nkubwire ngo ikaze makuru yacu muri Poezero. Indege yo mu bwoko bwa MiRI 17 igisirikare cya FARDC yaje kuba ihanurwa ni kuri Poezero, nubwo maze iminsi ivuga ko hari kuyoborwa n'abari ku ruhande rwa leta, ngo ndavuga FARDC cyangwa se coalition ya Wazalendo, FDLR, ubwo n'abacancuro, abarundi ndetse na FARDC. Hari kajugujugu imaze iminsi igaba ibitero bikomeye cyane mu Minembwe, ni yitwa MiRI 17. Ni kajugujugu karabutaka ihambaye mu by'ukuri, ni kajugujugu y'intambara, kubera ko ni kajugujugu irekura ibisasu, ariko nanone igakora icyo twakwita nko kurasa amasasu matoya, ikarasa amasasu manini, ikoresha misile, irabombinga. Hari ibyitwa kanoni y'imbere, ubwo ni imbunda ya 12 mm nini cyane, nayo ikoreshwa mu kurasa kuri iyi ndege ibinafasheho. Ni ibi ngibi indege ikora ku rugamba, ni ibintu biteye ubwoba cyane, biba bisa nk'imiruka. ariko intare za Sarambwe M23 zabitubwa mu bategetsi ndetse na bamwe mu basirikare bakuru muri FARDC kubera ibi ngibi byabaye. Abantu benshi bagakomeza kubibaza ati se M23 ifite ubushobozi bwo kuba yahanura indege, cyangwa se bamwe bakibaza ati M23 ifite ubushobozi bwo kuba yakoresha imbunda zayo cyangwa se ibirwanisho byayo bigezweho ikaba yahanura indege ya kajugujugu ihambaye. Ibyo byose nibyo abantu bakwiye kwibazaho ndetse no gutekereza, ariko amahoro ahari neza kandi yizewe. Nubwo M23 imaze iminsi yarabigize ibanga, ifite ibikoresho karabutaka birimo n'ibihanura indege. Bamwe ku munsi w'ejo bakomeje kwibaza ngo kubera iki FARDC ndetse n'abafatanyije bari gukomeza bavuga yuko u Rwanda ngo rwabarashe, ngo drone yahagurutse i Kigali iragenda irasa mu bice cyane cyane byo muri Minembwe ndetse no kuri Poezero, ngo FARDC yanura. Ariko amakuru yizewe ari nuko bitigeze biba, ahubwo drone ya M23 arizo zazamutse mu kirere, ahubwo zigashwanyaguza Wazalendo, FDLR, FARDC ndetse n'abandi. Ibyo ngibyo impamvu bahise batekereza ko ari u Rwanda, nuko batiyumvisha ko M23 ishobora kuba yabifite ikoranabuhanga rihambaye cyangwa se yabikoresha nayo drone zigezweho zinambara. Gusa amakuru ahari yizewe neza nuko M23 ifite muri zimwe muri drone z'urugamba ndetse n'izitwa CH4 cyangwa se CH4 ikunzwe gukoreshwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa, imwe muri drone zihenze kandi zihambaye zitandukanye cyane n'izitwa kamikazi z'ubwiyahuzi, kubera ko zo ziragenda zikagaba igitero gikomeye cyane zikaza kuba zinagaruka. Nyemerera twinjire mu makuru yacu, ariko nanone amakuru yacu ntago turi buyakomereze muri Poezero n'ubundi twari turi, ahubwo amakuru yacu tugiye kuyakomereza mu yabereye muri Masisi. Twinjire mu rugamba rwabaye uyu munsi. Ni imirwano ikomeye cyane yabereye mu bice bigiye bitandukanye, cyane cyane bigize Kibabi, cyane cyane muri Gatoyi, cyane cyane mu bice bya Gatoyi n'abe hari bikikije. Uyu munsi M23 yagabye ibitero bikomeye cyane nyuma yo kwirwanaho, cyangwa se nyuma yo gusubizayo ibitero bikomeye cyane byagabwe na Wazalendo. Iri kugaba ibitero bihambaye cyane mu rwego rwo kugira ngo yigire imbere, ibe yanafata ikibaya n'ubundi cya Rubaya kirimo ibirombe by'amabuye y'agaciro byinshi cyane, kubera ko nibura muri Gatoyi aho bari ni mu birometero 20 uvuye muri kibaya kirimo amabuye y'agaciro ndetse n'ibirombe binini kurusha ibindi, cyane cyane muri Burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Ni ibitero byabaye, ariko nanone M23 nayo ikora icyo twakwita kwirwanaho, ishyiraho defense ndetse n'ibirindiro wenda byo kuba yabasubiza inyuma. Ariko amakuru yizewe neza nuko ibi bitero byasize abarwanyi benshi bo ku ruhande rwa Wazalendo bakomeretse, abenshi barapfa,
ariko nanone M23 nayo ni ibintu bitari byoroshye kubera ko ni ibintu byabaye urugamba rw'injyana muntu. Bivuga ko hari bamwe muri M23 bakomeretse ku buryo budakabije ndetse n'ubukabije bagiye kuvurizwa cyane cyane muri za Rubaya ndetse n'ahandi. Amakuru yizewe neza, M23 hari ibice yaje kuba yigarura n'ubundi muri Gatoyi yari yaramaze kwakwa kubera ko M23 umwanzuro yari ifite ndetse na gahunda yari yijyanye hariya ni ukuba yakigarura bimwe mu bice yari yarambuwe ku munsi w'ejo, kubera ko ejo twahoze tubabwira yuko M23 hari ibice yambuwe, cyane cyane ko yari yagabweho ibitero bitunguwe cyane ku buryo buhambaye. Bimwe mu bice rero M23 yaje kubifata ni igice cya Bihambwe, yaje kuba ifata ahitwa Kashuga, ifatwa ahitwa Kirorirwe, ifata ahitwa Bishusha. Rero naho M23 aho ngaho niho yaba yigaruriye, ariko nanone hari ibice bigisigayemo Wazalendo zikirimo zitarashiramo, ariko nanone bari gukora icyo bita gushiringa cyangwa se kongera kuhashyira twakwita nyine kugenda barasa nyine abahasigaye cyangwa se kugenda bahagarura umutekano ku buryo busesuye, ariko hamaze naho gufatwa. Amakuru ari neza yizewe nuko ahitwa Kibabi bamaze kuba bahigarira, Nyamaboko naho bahafashe, ariko nanone ibice bya Ofamando, Kambure, Rwindi, Nyaripe naho M23 ntagira hafata, ahubwo hakaba hafitwe n'abitwa Wazalendo. Hari n'ibice bindi M23 muri Kibabi yamaze gufata, ubwo ndavuga mu bice cyane cyane tukikije turi no muri Bufunyi ndetse na Kibabi, kubera ko akitwa Karoba, Bukumbiriri ndetse na Muho, Rutingita naho M23 ntagira hafata, haracyarimo Wazalendo ndetse n'abayifadesi bakeya, kubera ko cyane cyane muri bino bice bya Masisi hari kugabwa ibitero bikomeye cyane n'abitwa Wazalendo. FARDC bari kuza bari ku mubare mukiya cyane, kubera ko abenshi batangiye gushyirwa mu bice bigiye bitandukanye, cyane cyane muri Warikare ndetse no muri Minembwe. Bivuze ko aba Wazalendo benshi cyane bari muri Masisi ari nabo bari kugaba ibitero cyane cyane ku bindiro bya M23, ahubwo FARDC bo bashyizwe muri Minembwe, ndetse abenshi bari muri za Baraka, bari kugaba ibitero muri Minembwe bavuye muri za Baraka, abandi bari kuri Poezero. Aribyo biri gutuma muri Minembwe turi kumva ibitero byinshi cyane byahibasiye, ariko nanone tukabumva urugamba rukomeye cyane kurusha ahandi. Nyemerera inkuru yanjye abari ahangaha nyisoreje ahangaha, ivugwa muri Burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Niba n'ubundi ari ubwa mbere wari wisanze kuri uyu muyoboro mushya mu Rwanda, kanda kuri subscribe kandi kuri like n'igitekerezo cyawe ukinyuze